mwacu umunsi umwe twigeze kugira inzara mu Rwanda, inzara ikamujya. Bwana asifiwe sana. Bishop Paul yaransuye. Mwacu umunsi umwe twigeze kugira inzara, noneho mama teka ibijumba, kandi ibijumba bikenera umunyu n'isukari. Ibyo tibigira ikibazo cy'amavuta, tibigira ikibazo cyo kurunga, n'amazi gusa ugatereramwo isukari ukayisangamo n'umunyu n'amavuta byose. Bwana asifiwe sana. Ngo tumare umwijima uba bitarasha, turabibura mu nzu, tubura aya bushi, tubura aho biri. Bimaze gusha twabikoraho tukabibura, tugashaka aho biri tukabibura titubibone. Noneho muri ubuna wacu baravuga tunonoga tujane kwitara rya Yesu kwezi hanze kudufasha, tuja kurira ku kwezi, tuja kurira hanze kuko twabuze aya bushi. Bwana asifiwe. None Imana ninzamura nkajyama muri convention urarakara, kandi Imana aho hara umunsi umwe kababuhamya bumwe ubundi ndabugera ngiye kuzina igisimba, ndagenda nje mwivuga ubutumwa je nyine mu 2002 nari muri moto kwanza ndabwiriza, ndavuga sinzi ukuntu nabwirije abavuga ubutumwa twatuvuga ibintu byinshi uri ku rutare. Ndagenda puruka ku cyacu, kandi ndari president korali. Noneho umuntu bambwiriza akarumpaganiraga mu izoga, ahitaguruka arihana arambwira ngo kubera ko wavuze mu kintu cyacu icyacu ndaguha icyacu, kandi nari nshonje ko twaraye ubusi wacu, twari dushonje, twari dufite ubukene buteye ubwoba. Namba ukumumeze mwebwe mufite bamwe hanze abandi hano mwobonaho musaba. Icyo gihe igihugu cyo cyari gikenye, abantu bari bakenye bitabaho. Nagaze ndari ubusi wacu, data yarayapfuye, banyirukanye nta minerval, ariko umukunga ari wose nkunezererwa Imana data gusa ntakindi. Noneho ngo mare kushika uwo mutama arambwira ngo tuje kuri banki, turagenda tuje kuri banki, akuyemo 100,000 ati nungusa umuriyoni, none ga nguyu niwe uyajye ti wayambaye ti wambwiye icyacu, none singiye kugitanga, none ko mbona usa ngaho ugiye kujijinganya. Noneho ndi imbere nkayo wa mundi narye sindi evangelist, sindi pastor, ndi perezida wa korali. Ninyajya nzoba nibye nyashira aba pastor batazabaja mu mikunga aho batabwirije bayajye, kandi batabwirije bicaye iwabo batazi aho daraye ndayabaheriki umusha, kandi Imana yabonye ko nkenye. None ndayajya umutima ati nuyajya uzoba wibye, tibaragusengera no perezida korali aho yasengewe. Oh haleluya, Imana yakigira neza bene da. Noneho ndabaza ndishara, kananirwa kumubwira ngo nyatware, kandi no kumubwira ngo nayasubirane. Kavuga mfate moto namasha kucivugiza, namaniruka no mwacu neza yakubite munsi y'igitanda. Umutima tukuzoba wibye, genda uyahe pasiteri wawe, ahasigaye wewe n'Imana muzomenyana. Bibiliya yarambwiye ngo nta kindi kintu Imana azayiza yishimira ngo no umutima umenetse gusa. Ninkizwa ngakorera Imana ayanje igihe nikigera izayamba. Nasomye igitabo kimwe kirambwira ngo uzakora ibintu byiza, ngo ukomeze ukora ibintu byiza, ngo igihe kizagera ngo ibyiza bigukurikire. Bwana asifiwe sana. Ndamubwira ngo 100,000 ni icyacu, kandi simbikoramo mpaya moto, simbikoramo nayo n'abakozi b'Imana. Peza ya moto ampeza 1,000 cya moto, yewe ntiyampa nayo ngavura, ntiyampa nayo amata. Bwana asifiwe. Oya uwambaye 1,000 ni wa mugore wambaye icyacu, ampa 1,000 cyo gutwara 100,000. Bazureka pastor turamugeraho. Fata moto namanirukanka no muri Maranatha nja kuri biro. Umuntu nasanze muri biro ni Ezekiel na hano niwe nasanze muri biro. Uramusi
ndamubwira ati papa navuze ubutumwa mbwira umudamu ko sengera muri Maranatha ndamubwira ati mfite ngira muri Nyamirambo ni igikondo arambwira ati nzimukozi nzamubona none uya Jane hariya turemezanya nama na Jana nambwe ngo je sino yagiwe yanyingize ngo ni yarde kamubwira ati mana we kebeza gacage kera incire inyama mire bishuje haleluya namangenda namubwira ngo ngibi ibihumbi 100 ndabimuhereza n'umugabo nubarare muri Kenya uzomubaza arambwira ngo kuva bayeho sindabona umuntu nkawe arambwira turumukirano simuse akwiye mu 5,000 arambwira ngo ugende ufate igihumbi cya moto ibindi bisigaye ugure nk'ibiro 3 z'inyama ugende wiyiteho uri umugabo ukurumva Imana ntiyambaye mukuri timwakomeye Imana yacu amashimeshi uzakiranuke kugeza kugufa uzakiranuke kumanywa na nijoro uzakiranuke izuba rihaye riva uzakiranuke mu mvura ukiranuke ukize ukiranuke ukenye Imana data ntizitererana bayo ntawakwiringiye Imana ngo imuhemuke ntawayikoreye uzakogwa n'isoni uzayikorera Imana hano kera haraka akantu abakobwa bamwe n'abajene bagazavuga kikiga segondere hano nguko abantu bakomeza kukwanga ngo nikomeza gusiga amafreshe niko abantu bakomeza kugukunda 10 rizari kwanga imiliyoni ikakugoboka ikagukurikira timwavuga ngo amina nukorera Imana ukizera Imana ukagumana n'Imana mwene data ndakubwira yuko Imana izabana nawe niwe Imana ikiragenda ishaka uwiha umugisha ikiragenda ishaka uwiha umugisha igashaka kuba kiranutse kababura mu kanisa ikaza igataha izambwira abantu ngo hari ibintu biza bituma amadirisha yo mwijura kinguka uzi ukora ibintu bikanyegenyeza Imana amadirisha yo mwijura gakinguka ikintu cyambere no gutanga icacumi icaka kabiri no gufasha imfubyi n'abapfakazi icaka gatatu no gufasha abakene Bibiliya irambwiye ngo uhaye umukene ngo abagurije iki Imana icaka no kwita ku bakozi b'Imana icaka gatanu no gukora mu itorero ugakora imirimo mu itorero ukaba umudiyakoni mwiza ukaba umuririmbyi mwiza biza bikingura ikirere ijuru rigakinguka ubwiza bw'Imana bukamanuka ntimwakomera Imana yacu amashimeshi ndagira ngo mbasabe muba abakristo bibikogwa bera imbuto z'Imana bera imbuto z'umwuka dufite abakristo dufite abapastori dufite abantu b'abakristo harakarimbo kera kwa turirimba ngo ni jina nzuri mtu kuitwa mkristo ni jambo rahisi mtu kuishi kuwa mkristo lakini sio jambo rahisi mtu kuishi maisha ya Kikristo tizorosh kubaho birigaramu yaravuze ngo gukiranuka biragoye genda nyine kibaza uyu ninje nigeze kuja gusenga mbabwire ukunabwirije narange mbabwire ubuhamya nigeze kuja gusenga mu 2002 kaje gusengera muri merewe neza Nyamirambo kava ku ishuri karara muri Nyamirambo merewe neza ndinje nyine ntanizihaba kaza numva imbwebwe n'inzoka zazi yo hiya ndavuga ngo aho kugira ngo ubuzima ndimo Imana nambibona ngomfe nzafara ngo ngiye kumenya huwe yam ndinde ndiki nzobiki umunsi ubwo ndasenga ndarayo 2 3 ijwi riramagara ngo musi ngurabone ibisimba muza muzina hano mu 2002 zino za Gatumba n'impunzi n'iki zari staragence ntabizari uranga abayumbe bose abasirimba muzoza muzunguruka isi umuzaja mu isi yose za Australia za Amerika muzakora ibintu bibiri ikintu cyambere muzajayo nimushika mufungure y'amakanisa icya gatatu nzabaho umugisha mucyambere muzoje hanze icya kabiri muzafungura y'amakanisa icya gatatu nzabaho umugisha muzotunga amafaranga none ubukene nari mfite umukene azatekereza nabi umukene ntagera kwizera none ngataha ngo shike kama mbona ni ba bienvenue na ba potere gitwaza ni wagaza baje hanze icuki nje ndongeraje gufata n'amasengesho muri 3 ese mana nanje ndimwo ese nanje noba muri abo manager va genda bayihorera ubasige wigendere iwacu iri yatuba gusiga abakristo ninko kunywa amazi ugatereka ikombo kagisiga ukagenda nibisanzwe bwana siwesa undarasa aza kundeba arambwira ati noneho nabonye akazi nakuboneye akazi tinakuboneye akazi ku pasteri muri Wisconsin
cyo nari maze imyaka hafi 7 ngira maze 7 ngira abakristo bategeze 20 imyaka 7 batage nditangaze ngeze 30 bagaza bagenda baje kugera nka 25 undi akanyerera umuntu agira ubutayu bwiwe ariko uzategereza igihe cy'Imana. Bwana asifiwe sana. We ugaragare mu Imana wera imbuto z'abana b'Imana ngo buce yamaze na application arambwira tuva kubwire urapurika kazi ni kalisa afite 3,000. Uwo mugabo arankunda birenze yambaye imodoka inje gutangiza kalisa Indiana yanze ko ngenda ngo cyo gutandukana ararira umuntu worira baba kurira akazoka muri we so uyu se nawe no musinga uyu se nawe ukukararizwa nikinje nahamagawe kararizwa niki ukora urukundo rw'Imana ngo mbare arambwira ngo ugende waplike namanu yambwira ati ni akanisa bifite abakristo 3,000 kandi kiritere yabo iravuga ngo umuntu agomba kuba ari umujene umusoro kiri muto. Ico ge hari mu 2015 nari nkimeze neza n'intaragira n'indani ndo umujene uri umujene ijya kabiri bakane umuntu uzuvuga imvugo zirenze imwe kandi uzuzivuga nyinshi urumukesi wakusobanurira abantu. Icya gatatu bakane umuntu uzuvuga ku ndimi uzuzivuga to heturya ndizi none zige kuguha amafaranga genda uzuzivugira hariya ni kanisa ry'abanyamwuka bakane umujene uza wuzuzwa akavuga kuri ruga none gazaruga zawe zikuza ku mutima ati niziza n'umusima nje kuburya ndakundi niziza namavuga ngo akiko ndagafata Imana yarigenje ubuke naho nabuhereye Amerika kirizanirwa muri za Walmart imbaye nkora mu company none gusa inze nuzuzwa ababifaranga ayi wewe icyonse iza nuzuzwa mpa twaye imodoka nkabanza ngaparika kama mparika nkabanza nkarira nguzuzwa kiyo natekereje nkumva Imana yangendereye kama mparika nkarira none ngiye za namanezerwa ifaranga zize Yesu wanje ndazirigize ngizi namafata nginja kwa Afrika ngoje kwa Afrika numva umutima urambwiye ngo baza usenge ibi twigoborera ibi ngibi iyi Imana iyi ngiyi nja mfasha amasengesho keka nsenga iminsi 3 igihe mbasenga numva umukaraje numva ndanezerewe arambaza ngo sikuraje ngiye gukorera Imana aha wakoraga iki ndakoreraga Imana aho none kuraje ngiye numva ndasinzwe numukaramwe ngo vuga nguye gushaka ifaranga ntamana ugiye gushaka aha niho naguhamagariye reka gukurikira irari ryawe reka gukurikira inzara yawe kurikira umuhamagaro naguhamagaye timwakomere Imana yasabashe menshi ndamuhamagara ndamubwira ngo Imana naha yampamagare mpamagara umugore waje ndamubwira ngo uyu muhamagara Imana yaduhamagaye ni one way no exit ni inzira imwe ntaho gusohokera ndi pastor Musinga naha nahamagariwe naha nzapfira naha bazampamba nk'umukozi w'Imana timwampere Imana yashamashe menshi uzagaragara mu Imana wihanga amaze arampamagara mbabwira ijambo yambwiye ariyo nshaka kubabwira arambwira ngo sasa uko mbonye ngo wewe ngo until when ngo uzaba muri uzumugeze ryari ngo pabona kuzapfura umukene ndamubwira ngo Imana data ngorera Bwana asifiwe sana ariko yeme muza mwizera Imana nimumara munagire confidence zayo. Hari abantu baza baje kuvugana n'abantu baje kuvuga Imana bakareba hasi uzo umubwira ubuneba mu maso umubwira Imana twamenye Imana izidukuramwe za cancer ikadukiza amasasu iyo Mana yacu Imana data Imana izitugaburira ikadutunga yo haleluya umva ijambo namusubije naramubwiye ngo Imana nambibona ko bikwiriye ndimpindurira ubuzima ndimwo ningera mu ijuru nzaba general namba narihanganira umuhamagaro wayo karya inkuna zayo kavuyivunikira ningera mu ijuru ntizistindwa sinakubura nzayitsinda oyaye ariko promotion igradiza abayanteguriye mu ijuru izabiteye ubwoba neza timwakomere Imana yacu amashimeshi ndeka mbabwira ubuhamya bwa nyuma n'Imana ndangije inja muri Indiana ngira ukuntu uzanganira n'Imana navuye muri state ya Illinois aho nabaga
nari ngishika muri Amerika noneho mbageze tuje kuvuga ubutumwa n'umupasiteri witwa Bagaza akorana na Apotre Paul Gitwaza noneho nari nzamenye gutwara muri highway yari kwantwara ngo shike ninjiye muri Indiana mu mujyi numva ijwi rimbwira ngo musi kandi abatwara ku modoka ntibabyumve nje ndabyumva inzu kw'Imana izimpamagara irambwira ngo musi ngo wabonye uyu mujyi imbwira amagambo atatu irambwira ngo naho uzakorera Imana aha ijambo rya kabiri naha ngaho uzarerera abana n'umuryango wawe uzagusanga hano irya gatatu na bene wanyu bandi bazagusanga hano hazaba bene wanyu benshi muzahakorera Imana muzakora ibintu bikomeye kandi uzavuga ubutumwa muri no state kugeza ubwo uzazugera mu giturage cy'abazungu nama mvuga ngo ndakumvisha ndabizirikana mbibwira umugore wanje ngo mbimubwire n'abarumuna banje nabitanze mu buhanya ejo bundi barambwira ngo ndibikunda ico gihe mureke mbabwire muze mwumva Imana aho twari twarahuye no mu gishute y'ubwoba buri wa gatandatu twageraga restaurant twakatuje kuryamo nabo bazungu yitwa ni Bishops tukaja kuryamo self service umugore bakamukorera shopping bampaye imodoka zibiri noneho ngo mbabwire ngo ngiye kuja Indiana umugabo we ni Dennis ahita mpereza inzu y'ibihumbi 300 inze ngenda nishura buke ibiyanje umugore yamambwira ngo mwarigenje ibi bintu mwage muzigisiri naha Imana yatuzaniye naha twari ko tugendiriye tutazi none baduhaye n'inzu naha ndamubwira ati ndamukunda cyane ndamwita sheri wanje sheri oya saha Imana yaduhamagariye mara mezi 6 paye musengera kamubwira twaje kujya nkamubwira twajyama nkamubwira karuangaza musengera mu mazina Mana data kweretse Clementine Nyambego umugore wa Musinga umugere anyemerere tuzajana Indiana kuko niho wambwiye nzokorera Imana ntabwo ari hano wambwiye nubwo hano mpabonye utuntu ariko ntabwo ariho wambwiye oya saha Imana yambwiye kandi umutima wanje ntabwo unyuzwe Bwana siwe sana ngo buce umunsi umwe ndamubaza tese wabuvuye ngashika guhazi wacu wahura n'iki restaurant gifite ibiryo byiza woryamwo ukamujyamamo ngo habaye wawe oyaye ibyo ni ibiryo byo mu rugenzi ariko urugenzi ruracyari rurerure timwavuga ngo amena ngo buce umunsi umwe avuye ku kazi Imana imusanga aho yari kokora kuri line ndamubwira ngo washatse Musinga arakubwira ngo ni pasteur barumuna biwe barabwiye dore bagiye niwo ugomba kumushirikira genda umubwire ngo haguruke mwama mushorana muje Indiana yabimbwiye avuye ku kazi mu gitondo nari nakije imodoka natekeye namamanuka ndagenda ubuhamya ngiye kubabwira rero ngo shike mari imyaka hafi 5-6 nageze 2012 ngo tugere 2019 ntaba Kristo nta pipi nagempora n'ibindi bibazo byinshi reka mabwire utubazo tubiri nahuye natwo akabazo ka mbere nagiye mu ikanisa rimwe ngo mare gushika bamfata neza barampemba bambwira umushahara bazampa bampa buruse yo kurangiza amashuri yanje turemezanya turangize ibintu biraryoshe ngo mare kuryoha tuja mu nama y'abashumba abarevera tampasa rutari revera cyogenisha bari revera twama tugenda twese turabarevera noneho twari nka pastor Jana na bishop wacu noneho ngo tuje muri break barabona break twari twiga evangelism kwagura amatorero sanga bose benshi batekeye amatabi n'inkono zitabi apanaga isegreti inkono bene igihe basogokuru umuntu akazabaza akagira gutya kandi bose igihe cyo kujya gushira akanyangira iruhande rw'ibyo sikibazo noneho kandi bose buri muntu afite business nkazibiri n'ikanisa bamnyibwira nkumva n'abantu bateye ubwoba ariko nakubitamwe muhandangiza Imana muri bo kabonamwe business simbona Imana ndatahambwira umugore ngo haturi hari ifaranga ariko Imana ntayo nabo none Bwana siwesa tuvanga nimwe muza mukunda za shopping dusigize ifaranga tuhunge umugore arambwira ngo nambari ibyo wabonye titurare hano twakoze inama zigera kuri 3 baranyinginga ndagenda ngo bushe pura nundi mugabo umusaza wagwanye intambara muri Vietnam asanga nariko nkora akazi mu isoko bita Walmart mba nkora hantu mu mata abantu bazatinye kuvuga akazi bakora nje nzakavuga nta kibazo
ndi revera ukunda bishop ukunda gukora ikibazo kiri mu gutera abapasiteri ibibazo byinshi n'uguhanura bakerekwa nta faranga bafite uzumara kubwiriza upareka abakristo ube gukora ikiraka kiguha udufaranga numara uhanure urebe ukuntu bizagenda neza nta kindi kintu cira tuze ngo uje guhanurira abantu babesha ngo baguhe ifaranga ahubwo bahanurire numara ubahe n'ifaranga bagende bagukuza jenza mbwiriza nindangiza aha ukunyine nzashika kuwa kabiri wacu nama ntangira akazi uwo munsi ukunguku ndi nko muri break naje mukunga akazi karahari kuva ngeze muri Amerika na kuva nkiri hano akazi ka mbere nakoze natesa amandazi nagaze nteka amandazi gucyo mbaye ndirimba nkamanezerwa birambuza ko niba umugabo cyangwa kwerekwa no kugubwa neza ngo ahubwo birampa agaciro timwakomera Imana yacu amashimeshi arasa asanga mbaye nkora hantu mu mata nariko ndirimba karirimbo mbaye ndirimbira Imana yumva ko ndaririmba imvugo atasi aza kumbaza ngurindi ndamubwira ngo jewe nubwo uhawubona mbaye nkora hano sha ndi nubwo uhawubona mbaye nkora hano aya na amatenti ni amatenti nka Pahuro ko ndadoda hanga ariko ahahirya ndi revera ndi pastor ko ndaneze ko ndahudumiye hano ko ndahudumiye itorero message nzabwiriza ejo undi kwa gatandatu ejo nzabwiriza ko ndasenga Imana ngo irebe message nzabwiriza ejo kandi zazana abantu ugira ikanisa hano ry'abanyafrika ati cyane nzaza gusenga iwawe ejo mpa adresse ndayimuhaye araza agera mu ikanisa agera mu rugo yamambwira ngo courage nakubonanye mu kazi zisanga ari zufite no mu ikanisa nzakubeza oh haleluya mureke mbabwira ikibazo dufite abantu bari mu kuja mu bintu badashoboye uzaje mu bintu ushoboye buriya ikizakubwira icyo ushoboye n'icyo ukunda gukora dufite abantu bazi gucuruza ariko bigize ba pasiteri kandi gucuruza si icyaha nubona pasiteri uzuhanura abantu ngo bamuhe ifaranga agakunda kureba mu maturo cyane afite amavuta y'ifaranga kandi nayo si mabi afite amavuta yazo kandi yocuruza yokunguka pasiteri utazi kwihangana ngo yihanganire ubukene ategereze ko Imana izakingura amarembo yayo agaguma kureba mu maturo afite anointing ya business kandi nayo irakenewe hano turayikeneye nayikoreshe muri business ntimwakomera Imana yacu amashimeshi turuzi hari abantu badatinya amaraso umuntu ngo yakomereka yamuhoma bisobanura ngo ufite calling y'ubuganga hari undi umukobwa umwe yaragiye ngo araje kwiga ubuganga ngo ashikaje muri shiririje aho bazababagira ngo babaga umuntu gukeye amakubita ikirusi ikibazo kiba kirabaye muri shiririje uwo si umuganga nagenda aje mu bindi uwo yoba ari umukontable uko yobazi kubara amafaranga neza muri banki yokora mu ifaranga ariko ntiyokora mu maraso uzabaze imutima wawe n'Imana nikukunda nikushoboye numara ugikore timwakomera Imana yacu amashimeshi uzaje mu kintu wahamagariwe ukunda kandi ushoboye uzagishobora mfite igitabo nanditse biri hariya hanze bivuga ngo ni hejuru kumenya iyerekwa rya umuhamagaro wawe urufunguzo rw'iyerekwa uzige usobanukirwe umenye icyo Imana yaguhamagariye kigura 5,000 mubigure nabo ukeneye guhindura ubuzima bwawe arambwira ati courage nakubonanye nzogushigikira muze mukora ibintu bibarimo mu 2009 natangiye itorero muri Kenya noneho icyo twatangiye turi abantu 7 ngo cyo kumara nk'ameza ngahe twarenga tugeze nka 17 hazamwe umugabo bita ngo ni Mukaya John Mukaya Nathan azasanga twasenze turi 17 jewe na mama n'umugore wanje nabandi bantu kabangahe ikanisa ryaremwe ibyondo basingiriza mikoro ngo mbwirisi umuriro urakabo bantu 17 Imana iramanuka wa munyakanya ratangara uyu muhungu ahubwiriza dize courage abantu 17 Imana yomuha abantu byogenda gute yamavuga ngo nkeneye kumumenya twama arambwira ngo ngwino nje kugurira chicken na chips itakera icyo ni turo ryiza kera Imana koze bitangaza yewe 2009 ubuzima nari ndimo
turagenda ngo tumara gushika arambwira ngo nkeneye kukumenya ko nabonye ufite courage nyinshi. Muzamura amaboko y'Imana icyubahiro. Bwana asifiwe sana. Twongere. Bwana asifiwe sana. Mureke mbabwire ikintu kimwe. Nta muntu uzaguhindurira amateka. Ni wewe wenyine n'Imana yawe. Uri responsable y'ubuzima bwawe. Uri responsable yo guhindura amateka yawe. Bwana asifiwe sana. Mureke bagira gutya. Yo, hallelujah. Ejo bundi hari ikintu reko nsengera. Ndije nyine ndi umuririmbyi ariko nza nkunda kuririmba ndije nyine